Muraho neza, mbanje kubasuza mbifuza amahoro y'Imana. Jean Muhirwa. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku mpamvu tugomba gukunda Kristo birushijeho. Tugomba gukunda Kristo birushijeho. Nk'uko tubibona mu itangiriro rimwe tubwirwa ko Imana yaremye ijuru n'isi. Ariko iyo tubishyize mu ndimi za mbere zabayeho z'umwimerere, tubona ko mu kigereki batubwira alfa na omega, ariko mu giheburayo alfa na omega bivuga aleph and tav. Bivuze ngo iyo usomye itangiriro rimwe ubona ko Imana mbere yuko irema ibintu byose yarabanje irema alfa na omega, aleph tav ariyo Kristo. Kristo rero niwe muntu wa mbere Imana yaremye. Noneho muri Yohana wa mbere rimwe tubona ko mu ntangiriro hariho Jambo, kandi Jambo yari kumwe n'Imana. Noneho kandi byongeye Jambo yari Imana. Ni ukuvuga ngo Jambo ariwe Kristo. Tubona ko ibintu byose byaremewemo hano muri itangiriro rya mbere niwe wari kumwe n'Imana kandi yari Imana. Urumva? Ni ukuvuga ngo tubona ko Kristo ari Imana. Byongeye kandi cya kabiri, imbaraga ziri mu izina ya Kristo. Izina rya Kristo rero rya nyaryo tugomba kurimenya ni Yeshua HaMashiach, bivuga Anointed One, bivuga umukiranutsi, ariwe muntu Imana yahereyemo imbaraga zose, ariho dukirizwa mu izina rya Kristo. Byongeye iri zina rya Kristo tugomba kurimenya tukaryubahiriza. Tureke aya mazina bagiye bahimba yandi mu ndimi zindi, ukamenya izina rye rya nyaryo, kuko nawe izina ryawe ufite ntabwo ujya mu kindi gihugu bahindura uko bashatse, rirakomeza rikaguma uko rimeze, byanze bikunze urarigumana. Ntabwo rero twafata izina ry'umwami wacu n'umukiza ngo turihindure uko dushatse ngo kubera izindi ndimi z'amahanga byagiye. Hari impamvu zari zibyihishe inyuma nazo tugomba gusobanura. Kristo niwe kuri, inzira, ukuri n'ubugingo. Ibyo turabizi. Nta wundi muntu n'umwe wabayeho ushobora kuba inzira n'ukuri n'ubugingo. Ibyo turabizi. Tuzi ko n'abirirwa bavuga ngo bafite abacunguzi babo ngo bari mu mayandi madini, bose tuzi ko nta hantu ushobora guhurira nabo na Kristo ngo ubahuze ubagereranye. Cya kane, Kristo yaradupfiriye ariko arongera arazuka ku munsi wa gatatu. Ibyo tugomba kwihamya tukabyemera neza kugira ngo turusheho kumukunda neza. Hano rero impamvu nanditseho Abaroma, hano handitseho Abaroma. Abaroma nuko nyine banditseho, ni ukubera ko Abaroma ntabwo bahise bamenya Kristo, ariko abo babimenyeye batangiye kubwira ngo hari umuntu uri kwigisha, baravuze ngo ntitubwitayeho mu gihe nta kibazo na kimwe biduhangayikishijeho, bipfa kuba bidadukorera ku ngabo zacu. Ariko noneho abantu batangiye gukurikira inyigisho za Kristo, bigera ku Baroma, nibwo batangiye kumushakisha. Aricyo bisobanuye impamvu Kristo yadupfiriye. Urumva icyo nshatse kuvuga? Ibyo ni ibintu nabyo twazajyaho. Kristo niwe uzacira urubanza abantu bose. Ibyo dukora byose, yaba urwango tugira, yaba inzangano, amatika, amashyari, ibintu byose abantu bajyamo, mubikore, ariko ibyiza mwabyihana, kuko kuri urya munsi Kristo najya guca urubanza niwe uzavuga ati urinjira cyangwa ntabwo winjira, bitewe n'ibyo wari urimo hano muri isi. Niyo mpamvu rero dushyiramo imbaraga mu ijambo ry'Imana kugira ngo natwe turyihindizemo, turimenye, turikunde, turenge ibintu by'isi, kuko Kristo nawe yarenze isi, atsinda isi. Natwe nibyo tugomba gukurikiza nk'urwo rugero rwe, tuba muri ayo matiko, amashyari, inzangano, ibintu byaritse mu bantu. Ibyo bintu ni ibintu bidafasha na gato, ahubwo biganisha ku nzira yo kurimbuka. Abantu rero bakaba bagomba kubireka inzira z'ikigero. Kumera nka Kristo. Ni gute dushobora kumera nka Kristo? Umera nka Kristo, ikintu cya mbere ushyira imbere ari uko ufite urukundo. Udafite urukundo byibagirwa. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umere nka Kristo ugomba gushyira urukundo imbere. Ugomba kugira urukundo, ugashyiraho kwizera,
ukagira ukwizera gukomeye guhambaye kudacogora na gato, kandi ugahora mu ijambo ry'Imana. Ugomba guhora mu ijambo ry'Imana rero kugira ngo ibyo byose ubishobore, kuko ijambo ry'Imana kugira rikongore rigusubizamo ingufu kugira ngo ukomeze gukurikira Kristo, ugafata umusaraba wawe ugakurikira Kristo. Icyanyuma ariko nacyo cy'ingenzi ni uko tugomba kumenya ko Kristo ari Imana nk'uko twatangiye tubibona hano, ariko bigashimangirwa neza na Yohana 10:30. Reka turebe ko badusoma uko batubwira. Kristo hano batubwira ngo Yeshua Hamashiach, njyewe na Data turi umwe. Ni ukuvuga ngo hano Kristo aratwerura neza ko nawe ari Imana. Bigashimangirwa na Yohana 14:9, aho dusoma ngo uwambonye wese yabonye Data. Ni ukuvuga ngo hano Kristo asa nk'uducira amarenga atubwira ko nimba waramutse umubonye umaze kubona Data wo mu ijuru. Ubwumva rero ko ashimangira neza ko nawe ari Imana. Aba rero mbashishikariza gukunda Kristo, tumukunde n'umutima wacu wose, ariko cyane cyane twimuka urukundo, kuko rero ruzagaragaza ko tumukunda kuko byanyabyo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.